tuzataha igihe nikigera tuzataha iwacu tuzataha igihe nikigera tuzataha tuzataha iwacu tuzataha igihe nikigera tuzataha haleluya tuzataha igihe nikigera tuzataha haleluya amina amina amina. turabasuhuje inshuti bakundwa b'ikiganiro cyacu. Channel yacu yitwa Tuzatabarwa TV. Twe tukaba turi Atagesi. Nitwa Jessica, nanjye nitwa Atanazi. Nkuko bisanzwe rero twajyaga tubana mu biganiro byacu by'ijambo ry'Imana, twiga ijambo ry'Imana, none twongeye kugaruka. Twasabaga rero ngo dufatanye kugira ngo tumve ijambo ry'Imana. Ni karibu. Yesu abaho umugisha. Tugiye gutangira dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, dushimye izina ryawe rikomeye. Uri umugabo nyamugabo, uri data wa twese mwiza. Uri Imana iriho kandi izahoraho. Uri Imana itubesheje, uri Imana idutunze, uri Imana iturinze. Ntacyo twagushinja, warakoze. Watubereye umubyeyi, watubereho imiryango itabaye, utubereho inshuti zitigeze zihagarara, ariko urahabaho Imana. Tura desitita enebo, turagushimye rata Yesu ko wabanye natwe kugeza uyu munsi. Turiho kubw'ubuntu bwawe. Iyo biza kuba imbaraga zacu tuba twarapfuye, ariko imbaraga zawe nizo zadufashije. Urakoze, nta ruhare twabigizemo, ariko watubereye umubyeyi tubaho. Izina ry'Iteka rihabwa icyubahiro. Urakoze kubw'uyu mwanya, reka karibu ubane natwe kandi udushyigikire muri byose. Mu izina rya Yesu urakoze Yesu. Tugiye kumva ijambo ry'Imana rero. Ni karibu n'uyu mukozi w'Imana. Mu by'ukuri turanezerewe cyane inshuti bakunzi bacu, twongeye kubasuhuza. Nuko twinjiriye muri kariya gakorasi kari karimo kadufasha. Hanyuma rero tukinjiriramo kugira ngo namwe kabafashe mu izina rya Yesu. Ariko rero tubasabe mujye mukora subscribe mbere cyangwa se nyuma. Mu by'ukuri iyo ukoze subscribe ukoze ikintu gikomeye. Jya ukora subscribe ku bantu batarayikora. Hari abantu benshi bamaze gukora subscribe rwose, tubona yuko bari kumwe natwe, batwereka ko bari kumwe natwe. Ariko turabasabye, ndabizi muri mu byerekezo bitandukanye by'isi kandi mudukurikiye muri benshi. Mwese ijwi ryacu, ibi biganiro byacu bibageraho. Ubu ngubu n'abantu bari muri Uganda nabo rwose ibiganiro byacu birabageraho. Reka tubasuhuze. Harya bavuga ikigande, tubabwire ko rwose harya nta kigande uzirana. Tubabwire ko tubakunda. Tubabwire sebo turabakunda nyabu kwa Garanyo. Tanzania namwe tunawapenda sana. Biroroshye. Tanzania tunawapenda sana. Ntabwo tuzi nyinshi mu by'ukuri. Mu Bufaransa naho iyo ku migabane ya kure noneho je t'aime beaucoup. Urumva noneho ariko wakujyana mu ntuza muri Afurika y'Epfo ho manza nta cyabona babwira. Ariko namwe turabakunda mu by'ukuri, kandi namwe muri za ndimi zaho se ntuzi ko ahambana ati ariho ituruka. Amakuru nari mfite. Muri Kenya muradukurikiye, ku migabane itandukanye y'isi muradukurikiye ibiganiro byacu. Ntekereza ko bibageraho, ariko mujye mukora subscribe ikore rwose ku muntu utarayikora. Noneho uhita ukora share, woherereza abantu benshi. Uhita ujya muri comment wandike mutuvugishe, uvuge icyo utekereza watubwira. Turaza kubabwira na nimero kubashaka kutuvugisha cyangwa se kuri WhatsApp. Harya
turazibabwira rwose. Imana ibaha umugisha. Rero hari abantu batwandikiye baratubaza ngo mbese tuzabaganirize, baratubaza ngo mbese umuntu upfuye afite amaganya, urumva, n'inzika, uwo muntu ajya mu ijuru? Umuntu ufite inzika cyangwa se amaganya agapfa ameze gutya ari muri iyo situwasiyo, ajya mu ijuru? Igisubizo rero ni hoya. Ntabwo byakunda, ntabwo uri kumwe n'umwuka wera. Muzi ko umuntu ufite agahinda, waheranwe n'agahinda, waheranwe n'intimba, n'ufite inzika, uzi ko bataba bakiri konekite n'umwuka wera? Ntabwo baba bari konekite n'umwuka wera, kandi umwuka wera niyo ndege izatuzamura. Iyo upfuye rero uri mu mwuka, uba ufite urukundo, uba ufite amahoro, uba ufite ibyishimo. Ntabwo urupfu ruba rujya ruba akaga ku muntu w'Imana. Iyo ufite inzika rero, hari abantu bajya akarwara kubera ko bamuroze, cyangwa se hari abantu bamugiriye nabi, akaremba. Igihe arembye akabajya barimo avuga amagambo mabi, ngo ndarwaye, ngo ntureba ngo ko bangize gutya, ngo ntibamenahinnye, ngo ntibangize gutya, ngo ndapfuye, ngo ndapfuye, ngo ariko nabo ngo bazansangayo. Yababa we, inshuti yanjye, koko none se kugize ibyago ukaba upfuye, ukaba ugiye gupfa, ukaba ugiye no kurimbuka, ubwo ngubwo ako gahinda ko kuzagakizwa n'iki mu by'ukuri? Intimba, inzika. Ntabwo umuntu upfanye agahinda cyangwa inzika, uwo nguwo ntabahurira na Kristo Yesu. Uwo nguwo aba ari uwo kurimbuka mu by'ukuri. Reka dusome ijambo ry'Imana turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riri mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa, igice cyaho, mu bice byaho, igice cya 7. Ibyakozwe n'intumwa ibice 7, dusome ku murongo waho duhere kuri 54. Hari ijambo rivuze ngo bicishe Stefano amabuye. 54 aravuze ngo babyumve batyo, bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Haleluya. Amen. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli. Bakimutera amabuye, arambaza aravuga ati, Mwami Yesu, akira umwuka wanjye. Arapfukama avuga ijwi rirenga ati, Mwami, ntubabareho icyaha. Amaze kuvuga atyo arasinzira. Nuko Sawuli nawe ashima ko yicwa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Mwumvise neza ko Stefano yishwe. Stefano buriya niwe sekuru w'abadiyakoni. Niwe sekuru waba papa Eric, urumva? Niwe Stefano buriya niwe sekuru rwose w'abadiyakoni. Papa Eric, Stefano niwe sogokuru. Kubera ko Stefano niwe mudiyakoni wa mbere wabayeho.
niwe mu gihe intumwa zari zirimo zikora umurimo ukomeye cyane, ngo bararebye babona yuko gutanga igaburo no kuritegura n'imirimo nk'iyo ngiyo bibagoye cyane, kandi ari n'abigisha bafite akazi gakomeye cyane. Baravuga bati reka noneho turebe abantu buzuye umwuka wera, buzuye ubuntu bw'Imana, bafite ishyaka ry'uyu murimo, hanyuma tubatore, tubarambureho ibiganza, tubasengere, batangire bakore umurimo w'Imana. Ni uko ubu ngubu mu matorero n'amadini, mu matorero byagiye byivanga, hajemo ibindi. Ubundi ntabwo bagatoye umudiyakoni bagendeye ku kindi kitari umwuka wera. Ubundi bagatoye umudiyakoni bagendeye ku ishyaka afite ry'umurimo, kandi bagendeye ku mwuka wera umurimo. Kuko igaburo ryera, ifunguro ryera ntabwo ari ikintu cyo gutegurwa n'umuntu wese. Hano uyu munsi bararitegura bafite ibikwajina, bafite inzangano, bafite amakimbirane. Wumvise umuntu waza atubwira ngo umudiyakoni wari uri gutanga igaburo afitanye ikibazo n'undi n'umukristo, noneho ngo amugezeho ngo aramusimbuka yanga kuremo, undi amukurura ipantaro ati garuka seteze, ati zana ayo maraso se, turayanyima nayaso. urumva abo bantu baragana he mu by'ukuri? Ikibazo wowe ugiye gutegura igaburo, uzi ko mu ugiye guha iryo gaburo mufitanye ibibazo, urabyumva? Noneho uwo nawe urumva nta cyari kirimo, nawe zarabunyoye, ntabwibereyemo rwose. Umuntu umucakira gutya ati zana ayo maraso saya so, nawe nta mwuka wera afite. Yari kwihangana nibura, akareka hakaza undi akarimo. Ariko narimo mvuga ku badiyakoni, nuko ngo bareba Stefano, niwe mudiyakoni wa mbere wakoze umurimo. Stefano Bibiliya ivuga ko yari umugabo ushimwa n'Imana, umukristo wuzuye umwuka wera, ngo wakoraga ibimenyetso n'ibitangaza abikoreshejwe n'umwuka wera. Stefano rero kubera ishyaka ry'Imana ryari riri muri we, yajyaga abikora, ariko akagira no guhamya Kristo cyane. Akagenda abwira Kristo, abwira abantu bose Kristo, ababwira ubuntu bw'Imana butangaje. Hanyuma ngo abanyamadini bari bariho icyo gihe, Bibiliya ivuga amadini menshi bamwanze, ngo barebe ibitangaza akora, bakumva ijambo ry'Imana yigisha, bakumva bitandukanye n'ibyo bigisha, bakumva bitandukanye n'ibyo batekereza. Hanyuma ngo barangije baramurakarira, bamugirira ishyari, barangije kuko bari abanyedini nyine. Buri umunyedini ni umuntu mubi cyane, umuntu winjiwemo n'idini rikamukoroniza. Ndakubwiza ukuri, yakwemera akabipfira, kandi akabipfira atazize Kristo, ahubwo azize idini rye. Idini ririca, idini ni ribi cyane. Umuntu wabaye umunyedini, uyu nguyu abarutwa n'umuntu utarakira Kristo, udafite ahantu abarizwa. Abo rero nibo bamugambaniye, baramufata, bamurega mu nkiko, bamureza, aburana nabo, ababwira amagambo meza cyane y'umwuka wera, kugeza ku rwego yabivuze avugana nabo, ngo agera ku rwego ngo mu maso he harabagirana, kubera kuvuga Kristo neza, ngo mu maso he hararabagirana, hasa n'ahamarayika w'Imana. Barabibona, bari kumwe nawe, nabo ngabo bamushinjaga barabibona, ariko kugira umutima wo kugaruka biranga, kuko ari abanyedini. Abantu bakwiriye kugira Kristo cyane, kugira uko bakomera ku madini yabo. Zikora abantu usanga bafite amadini muri bo, avuga ati jye nsengera muri iri dini, nsengera muri iri torero, ariko icy'ingenzi ntabwo ari aho usengera, nshuti yanjye, nta nubwo ari igihe umaze muri iryo dini, ahubwo icy'ingenzi ni ukuba ufite Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Amina. Nicyo ngicyo, icyo nicyo gikuru.
naho aho ubarizwa ntacyo byakumarira. Icyakora kugira aho ubarizwa ni byiza, bizagufasha kujya uhura n'abantu b'Imana, mufatanye zaburi n'ibihimbano by'umwuka. Mu materaniro turahafashirizwa koko, mufatanye muri byinshi, mufatanye mu ijambo ry'Imana, musangire ijambo ry'Imana, ariko agakiza ni ku giti cyawe. Nuko bimeze. Sitefano ngo ababwira amagambo meza, yuzura ubuntu bw'Imana, yuzuye imbaraga z'Imana, ariko babona ubwiza bw'Imana bumuzaho, ariko ntibahinduka kubera ko ari abanyedini. Hanyuma Sitefano babonye yuko batari kumutsinda, bahita ngo bamukurubana, ababwira amagambo akomeye cyane, ababwira ko Kristo azaza agahindura byose. Hanyuma ngo baramukururana, Bibiliya avuga ngo baramufata baramukurubana n'umujinya mwinshi, ngo bagera aho biziba amatwi kugira ngo batumve ibyo avuga. Hanyuma ngo baragenda bamuta inyuma y'umudugudu, barangije bahita bafata amabuye barayamutera, bamukubita ibuye ry'umusaya. Sitefano agahita agira iyerekwa, akabona bamuteje intambwe igana mu ijuru. Haleluya, amina, amina, amina. Urupfu rwa Sitefano umuntu w'Imana, umva ukuntu umuntu w'Imana apfa rero. Sitefano ngo bakegura amabuye, bamukubita bamunogoramo ijisho rireba iby'isi, agahita abona iby'ijuru. Amina, Data wa twese. amina, Agahita abona iby'ijuru, agahita abona iby'ubwami bw'Imana. amina. Ngo bamutera amabuye n'umujinya mwinshi n'uburakari bwinshi, ariko uko bagenda bamuteraho kugira ngo arusheho kubarakarira no kugira inzika muri bo no kubagirira umujinya, Sitefano bitewe n'ibyo ari guhishurirwa nuko ari kugenda abona aho ajya, akarushaho kugenda yuzura ubuntu bw'Imana, yuzura imbaraga z'Imana, yuzura amahoro. Bamukubita iry'umusaya, agahita abona ijuru rikingutse, agahita yuzura ubuntu bw'Imana, akumva yuzuye urukundo, ariko arabakunze cyane. Kubera iki? Inzika izanwa nuko udafite iyerekwa ry'ahantu uri kugana, aho uri kujya. Buriya abantu baterwa ubwoba nuko batinya urupfu kubera yuko batazi aho bajya. Iyo wahishuriwe iby'ubwami bw'Imana, abantu bajya bagirirwa ubuntu bwo guhishurirwa iby'umurwa, ugahishurirwa iby'ubwami bw'Imana, ugahishurirwa ibya paradizo. Baraba banezerewe cyane, n'iyapfuye apfa anezerewe cyane. Kandi umuntu w'Imana apfa iyo ari gupfa, aba ari kubona aho ajya, aba ahareba neza, abamwakira bababona. Ubwiza bw'Imana buraza, aba afite iyerekwa rikomeye cyane, nk'uko n'umupagani ugiye gupfa nawe arahamenya aho agiye. Arahamenya kuko abona abazimu nyine bamusatiriye, ababona asatiriwe n'ibintu bibi, ababona ko ahajya ari mu mwijima uteye ubwoba. Umuntu w'Imana rero nuko apfa abona aho ajya, kuko abona ubwiza bw'Imana. Aba arimo atera gutya amaboko n'amaguru ajugunya. Umupagani avuga ati kiranjyanye, bavuga ngo kirankuruye we. Nuko aba yapfuye nawe buriya yabaye nk'uvuga, yavuze induru ati munkize, munabare, ati munabare, ati kiranjyanye. Sitefano umwuka ugiye guhera, ngo agire iyerekwa, arahishurirwa, ahita abona ijuru rikingutse, ngo abona Imana Data wa twese yicaye ku ntebe, ngo abona n'umwana w'umuntu Kristo Yesu, ngo ahagaze mu ruhande rw'Imana Data wa twese. Amina. Arangije arushaho kuzura ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana. Amina. Ngo yumva aranezerewe, akajya avuga ati ahubwo mutere menshi nihute, muntere menshi nihute. Yahise abona yuko ibyo bari kumukorera si ubugome kuri we, kuri bo byari ubugome, ariko kuri we bihindutse ineza. Ku bamuteraga amabuye byari ubugome, ariko kuri we kubera aho bari kumwohereza bihindutse ineza. Arabona yuko bari kumwihutisha, arabona yuko bamwerekeza ahantu heza. Arangije agiye gushira mu mwuka, ngo ahita azamura isengesho, arasenga, aravuga ati Kristo Yesu wakira umwuka wanjye. Aravuga ati Mwami Yesu,
akira umwuka wanjye. Amaze kwishinganisha ubugingo bwe n'umwuka, amaze kubishyira mu biganza bya Kristo Yesu, uwo yakoreye, uwo yahamije mu bapagani b'abanyedini, uwo yemeye gupfira akemera kumuzira, aramubwira ati akira umwuka wanjye. Kristo Yesu nawe yakira umwuka we, arangirira aravuga ati mwami Yesu, abangaba nubwo banteye amabuye, nubwo banyicishije amabuye, nubwo bandenganyije bakangambanira, ntubabareho icyaha. Yaravuze ati jyewe bwanjye mbababariye nkiriho. Umuntu akwiriye kubabarira bene wabo akiriho, akwiriye kubabarira abamugiriye nabi akiriho, kuko numara gupfa ukajyana inzika, nta juru ry'abera uzatahamo, ntabwo wajyana inzika ngo uzinjire mu ijuru. Stefano aravuga ati data bababarire. Mwami Yesu, ntubabareho icyaha, ibi bakoze ntubabareho icyaha, ahubwo bababarire. Bene data, nguko uko umuntu w'Imana apfa. Umuntu w'Imana apfira mu mbabazi, umuntu w'Imana apfira mu rukundo. Umva umuririmbyi umwe ukuntu yaririmbye, yaravuze ngo umwuka nuhera, ngo urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Aravuga ngo nibwo nzakumenya nk'uko unzi Mukiza. Aravuga ngo ni haleluya yawe, haleluya, haleluya. Aravuga ngo nibwo nzakumenya nk'uko unzi Mukiza. Uko nguko niko umuntu w'Imana apfa. Umuntu w'Imana yapfuye ahita abona ubwiza bw'Imana bumujeho, ahita abona abamarayika bera, yinjira mu munezero, yinjirira mu byishimo, yinjira inzika aba yaramaze kuyiyambura, ishyari aba yaramaze kuryiyambura, inzangano aba yaramaze kuziyambura, aba yaratanze imbabazi, yarababariye abamwanga. Nshuti mwene data, ndagira ngo nawe uyu munsi wa none, ntabwo uzi isaha n'igihe, ariko aho uri ndakwinginze uyu munsi noneho iyunge n'abo mwatandukanye. Hari akaririmbo twajyaga turirimba kera hashize igihe, twajyaga tuvuga ngo muzageza he kugira imitima itababarira, hashize igihe mwaratandukanye n'uwo mwakundanaga, ibibi yagukoreye wabyanditse mu ikarine utazabyibagirwa, ariko noneho genda uhamagare abari abanzi bawe mubabarirane. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bene data, dukwiriye kubabarirana, dukwiriye kugira urukundo, dukwiriye kugira umunezero. Nubwo twaba turi mu bihe bigoye, dukwiriye kugira umunezero. Reka dusenge. Ntabwo wapfana agahinda, ntabwo wapfana umubabaro, kubera ko ngo uzabona ijuru, kubera yuko ijuru ry'Imana, iby'ubwami bw'Imana tubigezwamo n'umwuka wera. Kandi umwuka wera ntakorera ahantu habi, akorera ahantu hari amahoro, hari ibyishimo, hari umutekano. Kandi iyo uri kumwe na Kristo neza, ntacyo umutima ugushinja, umutima utagucira urubanza. Nshuti mwene data, umwuka wera abana nawe. Kandi umwuka wera ari kumwe natwe atumara agahinda, atumara umubabaro, atumara intimba. Abatugiriye neza adushoboza kubababarira, hanyuma natwe tukamwumvira, tukayoborwa n'umwuka wera. Reka dusenge Imana rero, reka dusenge Imana, dushimire Imana iduhaye uyu mwanya, ariko tuyibwire ngo ongera imitima yacu yiyegereze, udushoboze kubabarira abatugiriye nabi. Kandi natwe abo twagiriye nabi, tugire ubutwari bwo kubegera tubasaba imbabazi, tubabwire tuti ni ukuri twarahemutse. Ubwo ni ubugabo, ubwo ni ubutwari bukomeye cyane. Reka nsabe mbasabe mbinginga kugira ngo imitima yanyu irushaho kwegera Imana cyane, kugira ngo tuyoborwe n'umwuka wera, niwe uzatugeza mu ijuru ry'abera. Reka dusenge Imana. Mana nyir'ijuru n'isi, haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwinshi. Nuko umuntu w'Imana apfa, natwe turashaka kuzipfira gutyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe arabihamya ati nibaruhuka imiruho n'imihati, kuko imirimo yabijyanye nabo. Nta muntu w'Imana upfana inzika, ahubwo apfana imbabazi.
Kristo yazukiye mu mbabazi, ntabwo yazukiye mu nzika, ntabwo yazukanye inzika ngo azuke yihorera, ubwo yazukanye imbabazi, azukana urukundo, akunda bamwishe, arababarira. Haleluya, haleluya. Natwe imitima yacu yezwe nawe Kristo Yesu, imitima yacu yezwe nawe. Urakoze icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka tubasabe rero mukore subscribe, mukore share, no muri comment mutuvugishe. Nimero zacu si wazivuga se nezumvikana. Ni 078 sibyo 0 078 650 ongera usubiremo 078 650 nizo ngizo ziri no kuri WhatsApp. Abari hanze no kongeraho akamenyetso ko guteranya ukabibanza 25. Nibyo mu by'ukuri tutubona. Murakoze cyane rero, mukomeze mukore subscribe, share na comment, mutuvugishe muri comment. Biratunezeza cyane kandi muba mudufashije bikomeye. Amen. Mugira amahoro y'Imana. Bye bye. Kandi mukomeze mu mwuka wera kandi uzatujyana. Haleluya! Amaboko. Amina. Amen.